Yesu ashimwe bakunzi ba New Soul TV, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe kuri mwe mwese aho muherereye hose, mukomeze kugubwa neza cyane. Uyu ni wa mwanya rero mwiza w'iyobokamana, wa mwanya w'ijambo ry'Imana. Ariko ubundi muraho mukomeze kumera neza cyane, tubifurije amahoro ndetse n'imigisha biva ku Mana. Tukwibutsa utarakanda subscribe kuri ino murongo, kuri ino channel, nicyo gihe cyo kubikora cyane. Nawe wamaze kubikora tugusabiye umugisha cyane utagabanyije. Ni inkunga ikomeye cyane wateye ino channel ya New Soul Church TV. Uyu munsi rero tuje kuganira ku ijambo ry'Imana, ariko cyane cyane dufite insanganyamatsiko igira iti kwinginga ndetse no gusenga Imana bikumira imigambi y'ababi. Kwinginga ndetse no gusenga Imana bikumira imigambi y'ababi. Hano ndi kumwe na mugenzi wanjye Evangeliste Apostle Munyentwari Atanazi. Watangira wibwira abantu noneho tugakomeza tugira ikiganiro hano kuri New Soul Church TV. Murakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Reka tubanze dusenge kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu duhaye Imana ikaze ndetse na karibu kugira ngo ize kubana natwe. Uwiteka Mana yacu, ndagushimye ndaguhimbaje, uri Imana ikomeye, uri Imana itangaje. Nyemerera ntaba ari twe ahubwo aba ari wowe. Uyu mwanya tugiye gukora iki kiganiro uyoborere, uze ubane natwe, ukorane natwe bikomeye. Muri iki gihe insengero zafunzwe, muri iki gihe Daniel ariho ahigwa ngo ajyanwe mu rwobo rw'intare kubera gusenga, nyemerera ni wowe wenyine wo kumurengera, ukamuburanira, ugafunga iminwa y'intare bw'amasengesho ya Daniel. Nyemerera muri iyi minsi udufungire iminwa y'intare kugira ngo Daniel azave mu rwobo rw'intare ari muzima. Turabyizeye, bisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Arakoze cyane kuturagiza Imana mu isengesho ryiza cyane. Bakunzi ba New Soul Church TV, mwese mukomeze kumera neza cyane. Tugiye kuganira rero ijambo ry'Imana nk'uko mwabyumvise, ariko cyane cyane rifite insanganyamatsiko igira iti kwinginga ndetse no gusenga Imana bikumira imigambi y'ababi. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Daniel. Turasoma mu bice byaho 6 ndetse n'umurongo waho wa 12. Twumve icyo Imana ivuga. Noneho namwe muri comment mutwandikire cyane, mugerageze kutwereka ko mwakurikiye ijambo ry'Imana kandi mwaryumvise. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe ndetse no kudushyigikira muri urugendo turimo, dore ko nta muhanga warwo. Daniel ibice 6 umurongo wa 12 ndetse n'uwa 13 tukaganira, mukaduha ibitekerezo byanyu muri comment tukabibona. Haravuga ngo bukeye babagabo baraterana baragenda basanga Daniel asenga Imana ye ayinginga. 13 baraza bavugira imbere y'umwami ibya rya tegeko rye bati mbese harya nyagasani ntiwashyizeho ukuboko ku rwandiko rw'iteka waciye ngo mu minsi 30 umuntu wese azagira icyo asaba Imana yose, cyangwa umuntu wese atari wowe asabye nyagasani ngo azajugunywe mu rwobo rw'intare? Umwami arabasubiza ati narabitegetse koko nkurikije amategeko y'Abamedi n'Abaperesi atavuguruzwa. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bakunzi ba Good TV Rwanda, ngira ngo mwabyiyumviye. Insanganyamatsiko yacu iragira iti gusenga Imana no kuyinginga bigerageza gukumira cyangwa se kuburizamo imigambi y'ababi. Ese nawe wigeze gusenga Imana, Imana igukorera ibitangaza? Wigeze gusenga Imana uyaka ubutabazi ubona irabuguhaye? Twandikire muri comment utubwire. Ndabizi si rimwe si kabiri Imana yagiye iba mu ruhande rwanyu, bakunzi ba Good TV Rwanda, bakunzi ba New Soul Church TV, igenda ibereka ibitangaza ndetse n'imirimo bitandukanye, igenda ibakiza ukuboko k'umubi. Dawidi we arangije yandika zaburi nziza cyane 124 agira ati iyo Uwiteka atabari wari mu ruhande rwacu, ubwo abantu babi baduhagurukiraga baba baratumize bunguri. Bakunzi ba New Soul Church TV rero, Imana yabaye mu ruhande rwanyu, ndabizi Imana yabaye mu ruhande rw'abantu bose. Insanganyamatsiko yacu dufite rero gusenga Imana no kuyinginga byirukana imigambi y'ababi.
ese wowe hari imigambi y'ababi Imana yakwirukaniye? Apostle, ngira ngo wakomeza uganiriza abakurikiye New Soul Church TV tukubaza ngo mbese gusenga Imana ndetse no kuyinginga bishobora kutwirukanira imigambi y'ababi? Tubwire muri make uko ubyumva Apostle. Murakoze cyane. Nibyo nk'uko ababwiye, nitwa Apostle Munyentwari Athanase, umuyobozi w'itorero Ubugingo Bushya cyangwa se Church and New Soul mu Rwanda cyangwa se ku isi yose. Imana yatugiriye neza, natwe ibi byose twabigezeho ku bw'amasengesho. Rero umbajije uti se gusenga no kwinginga bishobora kwirukana imigambi y'ababi? Nibyo, birashoboka. Yego. Imigambi y'ababi nta kindi cyayikuraho. Yesu yabwiye abigishwa, ababwira amagambo akomeye. Yego. Ubwo bagendaga bagasengera abadayimoni bakanga kuva mu bantu, batashye bamubaza uko bazajya babigenza. Yego. Yesu abagira inama, babwira amagambo akomeye, ababwira ngo bene uyu akurwaho no kwiyiriza ubusa ndetse no gusenga. Haleluya. Amen. Kumenya ko gusenga byonyine gusa, yego, usibye no kwirukana imigambi y'ababi, usibye no kwirukana imigambi y'abarozi, usibye no kwirukana imigambi y'abagambanyi, ahubwo bikingura nijoro, binakurura ubusabane bwacu n'Imana. Rero Imana ibaho umugisha mwinshi. Tugeze mu gihe cyo gusenga ari bucece, gusenga bisa naho bitemewe, ariko nagira ngo mbabwire akantu gakomeye tugendeye kuri ijambo bamaze gusomamo aha ngaha. Yego. Iyo umuntu ari mu gihe cy'ibibazo, ntabwo ajya abasha kumva indirimbo cyangwa se ngo yumve ijambo ry'Imana, yumve icyo rishatse kuvuga, ahubwo yumva injyana. Yego. Igihe cyo kumva injyana rero twarakirenze, tugeze mu gihe cyo kumva ijambo, kumva indirimbo icyo ishatse kuvuga. Nshatse kuvuga ngo reka mbahe urugero gato. Ni nka cya gihe uba mu nzu umazemo nk'imyaka 15, warayibyariyemo umwana amaze gukura, uwo mwana akaba ageze mu myaka 15 azi ko inzu ari iyanyu, ariko rimwe bakabasohora mwabuze amafaranga yo kwishyura. Iyo imvura ibakubitiye hanze rero imbere y'inzu, imbere y'umuryango, umwana akabaza papa, ariko se ko tutinjira mu nzu kandi ari iyacu narayivukiyemo, papa habaye ikihe kibazo? Haleluya. Amen. Papa nawe agira isoni zikomeye cyane, agahita areba mu mashati, agahita areba mu mapataro, akumva buzi icyo avuga imbere y'uwo mwana, akabura icyo amusubiza. Ubwo abageze muri kagahe ahita ashyiramo ya ndirimbo ya Sahihi ivuga ngo mukunzi wanjye tekerezaho wansize. Yego. Wasize umbwiye kugiye, ko wasize mu icumbi, wasize umbwiye kugiye kuntegurira aho nzaba mu munezero udashira. Yego. Ese ahangaha ndi ibintu byanjye biri kunyagirwa, umwana ari kumbaza gutya, aha ndi mu munezero udashira cyangwa ndi mu wushira? Ahangaha ndi niho wagiye kuntegurira. Ahangaha rero iki gihe tugezemo nacyo ni icy'abaposo, ni icy'ababishopu, ubo kuba babuze icyo basubiza abakristo. Urusengero mwana rwiyubakiye, urusengero ni urwanyu, urusengero nta deni rya leta murimo, nta n'irya banke, ariko barubasohoyemo muri gucaho mukarureba nk'ahatari urwanyu. Yego. Numva rero Bwana Niyonzima, ni ikibazo gikomeye cyane. Ntabwo byoroshye cyane rwose. Ukabura icyo uvuga. Abana ba Sunday school baraza bakabaza mushumba imbere y'urusengero, ati se mushumba ko dutinjira? Mushumba nawe akabura icyo avuga kuko ntacyo yabona. Ariko turi muri icyo gihe, ubwo turi muri icyo gihe rero inanga zacu ziramanitse. Nibwo Abayisiraheli byigeze kubabaho, babafata mirinda cyeka, babajyana mu bunyage, barangije babaka ibyuma byabo, inanga zabo, babaka za piano, babaka za gitari, babaka buri kimwe cyose. Barangije barababwira ngo nimaririmbe indirimbo ziwabo. Umwe muri bo wari umeze nka Petero, wari nakwita ko ntabwo yari pfanaga, yahise ababwira ngo twaririmba dute indirimbo ziwacu. Haleluya. Kandi turi mu gihugu cy'iki cy'ubunyage. Ni naho havuye, ariko iki kintu cyo kumanakirwa inanga ntabwo ari igitangaza cyane. Abari baramenyeye gusenga ari uko inanga zihari, abo muye muretse gusenga. Haleluya. Abamenyeye gusenga ari uko ibyuma biri kuvuga, abo mubyihorere nta kibazo, mubiturekere twebwe tuzasenga ibyuma bihari cyangwa bitanahari. Imana hari urusaku yari irambiwe. Yego. Haleluya. Amen. Daniyeli bamwirukanye aho asengana n'abantu bananizanya, asengana n'abantu bamurushya, asengana n'abantu bamutesha umutwe, basengana n'abantu bo badasenga, bafite indi migambi yabo mibi. Haleluya. Haleluya. Imana iramufata imujyana gukorera amasengesho ari kumwe n'intare zidafite akagambane, zidafite urusaku, zidafite buri kimwe cyose kibabaza Imana. Intare zidafite ubujura, zidafite uburiganya, zidafite guca inyuma, zidafite buri kimwe cyose cyababaza Imana. Ajya kwikorera amasengesho n'Imana n'intare. Imana iramusubiza, imwemeza umutware.
yego haleluya amen we muri iyi minsi wowe uri gusengera tubonye ijambo rikomeye rero cyane muri Daniel 6:12 ngo babagabo haleluya babagabo baraterana ubwabo bajya babitekerezaho bashaka impamvu yose yatuma Daniel bamushyirishamo barayibura baravuga ati ari uwatanze igitekerezo Daniel reka tumutega abagore haleluya haleluya bamaze umwaka baramuteza abagore birangira batamubonyeyo kuko Daniel abagore ntabwo yagira gute yabajyagamo Daniel bamutega kabari birangira nako atakagiyemo haleluya Daniel bamutegera mu gucuragura babona ntabwo agiyeyo amina Daniel bamutegera kwa mwamini no kwa patini no kwa sarongo mu bapfumu babona naho ntagezeyo haleluya Daniel bamutegera muri politike babona ntayibamo haleluya umwe wahagurutsa abahe igitekerezo uyu mugabo Daniel kiretse tumutegeye ku Mana ye ubwo azaba ari gusenga haleluya wowe baragukura hehe baragutegera ese aho mu nda yane bari bugusangeyo uyu mutegura ucika mu kabari se uyu mutegura ucika mu bujura se uyu mutegura ucika mu bopfumu se uyu mutegura ubona utari bugufate haleluya amen ikintu gikomeye cyane nagira ngo mbabwire ibi bintu ntabwo ari ibintu byatunguye Imana ibi bintu ntabwo ari ibintu Imana yarebye ngo ipfe gushyiraho gutya gusa nubwo murenganya leta ngo yafunze isengero ariko nge leta nyifata nk'amaboko y'Imana ni amaboko y'Imana afasha akayunguruzo kari kuyungurura haleluya aka kayunguruzo nubwo kari kuyungurura ariko ibiri kurwana bishaka guca mu kayunguruzo ni ibihere binini cyane bitazigira binakanyuramo kandi nibyo bifite courage byabize icyocere pe byubatse insengero byubatse imitamenwa byafashije imfubyi ngo birashaka guca mu kayunguruzo ariko ntibishoboka mu kayunguruzo nta ruswa ibaho yo kunyuramo haleluya amen rero wowe urahanga untega amatwi cyane unyumve untega amatwi cyane wumva icyo ndi kukubwira haleluya amen icyo mwuka abwira amatorero iri jambo ry'Imana cyangwa se iki Imana igambiriye ku buzima bwacu yararebye yibona mu nsengero turimo ariko umuntu arimo asinda akanasenga Imana iravuga ati kuko uyu muntu asinda akanasenga reka mfungure urusengero utubari dusigare dufunguye kugira ngo wenda akore kimwe bimworohe ntabwo Imana nayo ijya yemera ko turuha haleluya amen umuntu wasindaga akanasenga iramuruhuye asigaye akora kimwe ntabwo azaza gusenga bihata azajya gusindaho atabihata umuntu rero nawe umuntu wa kabiri ngezeho ni umuntu wasengaga akanasambana gusenga birafunze ariko amarogi arafunguye haleluya ubwo ntazigera aza gusenga avuga ko bitemewe ahubwo azajya gusambana aho bigize gute aho byemewe haleluya Daniel rero uyu nguyu we amaze kubona ko bamutegeye aho hose bamubuze bamaze kumubura bashyiraho ikintu gikomeye ngo kiretse tumutegeye ku Mana yo bwazaba ari gusenga haleluya kuko niko byagenze ku Mana baramubonye bamaze kumubona bamupangira imipango mibi ariko ko abantu bagucira ko Imana ibigucira kanzu haleluya bamukatiye urwo gupfa bamubeshyira ibyaha bikomeye bamubeshyira ko atigeze akiranukira umwami ko yagize ubugande ku mwami ariko Imana yo mu ijuru ese nubwo gandiye umwami w'isi Imana yo warayigandukiye haleluya amen haleluya 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 nagira ngo nkubwire ko umwami w'isi kumugandukira ntacyo bizakumarira ugandira umwami wo mu ijuru Petero yarababajije ngo ikiruta byose suko twakubaha Imana kuruta uko twakubaha mwebwe haleluya amen bazabiramo n'uburakari bashaka kubica ariko Gamariyeli wumvaga n'abantu cyane mu byakozwe no mu bice 532 haleluya warababwira ngo mwitondere ibyo mugirira aba bantu ngibyo bakora n'imigambi barimo ngibi bakora niba biva ku Mana nimuzabirwanya ngo mubishobora ahubwo mwitonde mutazasanga mwararwanije Imana arababwira ngo ariko ibi bakora niba biva ku bantu mubireke bizijyana ubwabyo haleluya amen nakunze cyane amagambo ya Rutayisire yarababwiye ati ariko niba gusenga ntacyo bimaze ubundi mubifungiye icyo mwaretse bikazijyana bikazifunga ubwabyo rero nanjye ndongeye mbisubiyemo ibi bintu gusenga bifite umumaro bikingura ijuru byirukana imigambi y'ababisha haleluya twarabibonye birukana imigambi y'abagambanyi kuri Daniel twarabibonye kuri Seduraka Meshaki na Abedenego haleluya basohoka mu itanura Imana yohereje nk'umuntu wa kane aragenda abafasha kubamo ikibazo urimo cyose kibwire ngo mbere y'ikibazo kitaraza abagambanyi batarakora inama jambo wo yarariho
haleluya. Amen. Jambo yahozeho mbere y'imigambi mibi, jambo yahozeho mbere y'akagambane, jambo yahozeho mbere yo gufunga insengero, jambo yahozeho mbere y'uko inama bayikora, jambo yahozeho, haleluya, jambo yahozeho mbere y'ibi byose. Ikibazo n'uri yahura nacyo kibwira ngo yariho, jambo yariho. Nuhura n'ikintu kibwire ngo yariho, nuhura n'ikintu kibwire ngo jambo yariho, yariho jambo. Numara kumenya ko yariho, ibi bibazo rega nabyo bifite amatwi birumva twabibonye cyane ubwo Imana yamanukaga imanuwe n'ikibazo cya Zerubabeli, haleluya. Uyu munsi nawe ibyawe birarambiranye imbere y'Imana, yamanuwe n'ikibazo cye ariko ntiyavuganye nawe, ntabwo uwo mwanya yawubonye kuko Zerubabeli yari yaravuganye n'Imana kenshi, ahubwo yamanuwe no kuvugana n'ikibazo cyari imbere ya Zerubabeli. Ikibazo cyari imbere ye wari umusozi. Ahari uyu munsi wowe imbere yawe haba hari ubukode, imbere yawe haba hari ukuba ufite umugabo udakijijwe cyangwa umugore udakijijwe, imbere yawe haba hari amadeni, imbere yawe haba hari amatiku, imbere yawe haba hari ubushomeri, imbere yawe haba hari mbega buri kimwe cyose cyakubuza gusenga no gukiranukira Imana. Ariko ibyo byose bibwire ngo Imana imanukiye kuvugana nabyo. Bifite amatwi ndabizi neza, bifite amatwi ndetse yumva cyane kuruta yacu, haleluya. Bwira ikibazo kikuri imbere ukibwire ngo mbere y'uko ubahangaha imbere yanjye jambo yagize gute, yariho. Nakundi jambo ry'Imana, haleluya, ryabwiye umugabo bita Kuri muri Yesaya 45 igice cya umurongo wa mbere. Iramubwira ngo nzamenagura inzugi z'ibyuma ngo n'ibihindizo by'imiringa byose ngo nzabimenagura mbicemo kabiri, kandi nzabana nawe, nzagendana, nzakujya imbere. Imana yonyine niyo itujya imbere. Iyo ugiye gutumira abantu mu bukwe barakubwira ngo tukuri inyuma agenda urongore, tukuri inyuma agenda ukora ubukwe, tukuri inyuma agenda ujye kwiga, tukuri inyuma agenda ujye kuba pastor, tukuri inyuma agenda ujye gusenga, tukuri inyuma agenda ujye mu byuzima, tukuri inyuma agenda ujye mu rubanza. Ariko nta muntu ujye ukubwira ngo nkuri imbere. Impamvu batajya bishyira imbere yawe, haleluya, nuko bamaze gusobanukirwa neza ko imbere yawe hari Imana ishobora byose. Nta muntu uzigera uvuga ko kuri imbere kiretse Imana yo mu ijuru yonyine. Nagira ngo mbabwire ko muri iyi minsi ikomeye, muri iyi minsi igoye, musenga Imana yonyine izabagirira neza. Mwo kwita ku magambo y'abantu, mwo kwita kuri buri kimwe. Daniyeli ntiyigeze yita kuri buri kimwe. Daniyeli ntiyitaye ku by'umwami, Daniyeli ntiyitaye ku by'abagabo bamuregaga, Daniyeli ntiyitaye kuri buri kimwe cyose. Wahise agenda ajya mu nzu yiwe, ngo akingura amadirishya yeretse ngo arebe Yerusalemu. Ntiyakingwa yareba hirya iyo ngiyo mu bikari, we yakingwa yareba Yerusalemu, yareba Kigali yose. Daniyeli arasenga, asenga atabibahishe, haleluya. Amaze gusenga ngo baragenda bamufatira mu cyuho, haleluya. Bamaze kumufata, bamaze kumucakira, ariko yibuka ko nubwo afashwe, ntabwo afashe yiba, ntabwo afashwe asambana, ntabwo afashwe amena amazu y'abandi, ntabwo afatiwe ku mugore w'abandi, ntafatiwe mu bitoki by'abandi no mu myumbati y'abandi, ahubwo afasha asenga Imana. Byakozwe n'ibice 5 umurongo wa 41 aho havuga amagambo akomeye ngo nuko bava imbere y'urukiko banejejwe nuko bemeye gusuzugurwa bazira iryo zina, haleluya. We muri iyi minsi uri kuzirira ihe zina? Muri iyi minsi uri kuzirira ihe zina? Ari abantu nakunze cyane abajya bakora cyangwa se bahadinga waka bavuga ngo wanga kumenera igihugu amaraso ariko imbwa zikayanywera ubusa. Bityo bigatuma umuntu yumva yajya ku rugamba n'amaraso akaba yamena kuma ntacyo bitwaye kuko yameneye igihugu, haleluya, haleluya. Mukristo mwene data, urumva kufungwa uzira izina rya Yesu hari igisuzuguriro kirimo? Hari igisuzuguriro kirimo? Nta gisuzuguriro na kimwe kirimo rwose. Kirimo uzira iryo zina. Nutazira iryo zina ejo bundi uzazira umugore w'abandi, nutazira iryo zina uzazira imyumbati y'abandi wibye, haleluya. Nutazira iryo zina ejo bundi uzazira umuntu w'abandi wishe ubw'amatiku n'akagambane. Nutazira iryo zina hari byinshi byuzazira, hari byinshi uzazira, byinshi. Natangajwe cyane n'abantu babiri bariho basenga, basenga cyane, basenga nkuko natwe turiho tubigenza muri iki gihe. Bibujijwe, babaguyeho icyo gihe hari kuri leta y'abasilamu, babaguyeho bamaze kubageraho ngo bahita bababaza ngo ninde wavugaga mu izina rya Yesu, ninde wari gutokesha avuga iryo zina. Umwe arabihakana ati nge n'uwo Yesu ntawe nzi, uvuze ngo n'uwo Yesu ntawe nzi. Bahise bamugumana aho ngaho, baramubwira ati wowe uri umugabo icara hariya, uvuze ngo azi Yesu, baramujyana bamugeza nko hirya mu ijamba, barangije barasa amasasu. Ariko mu kurasa ntabwo bari bamwishe,
Haleluya. Bagaruka babwira wa wundi ati wumvishe ibyo dukoreye mugenzi wawe, ati twabyumvishe rwose. Noneho rero uwemera Yesu ati ntabwo nge mwemera, sinamuzi n'ahangaha, ntabwo narinje gusenga yewe rwose, ntabwo ibyo sinarimbirimo, narindi kubuza mugenzi wanjye ngo yewe kuvuga iryo zina. Abaramwihakanye ihakana Yesu gutyo. Ariko byaje kurangira, icyaje kuba gikomeye nuko byarangiye yagiye kubonabona, abona bazanye imbunda, bahita we bigeze ku munota wa nyuma, ariko imbunda itaraza babanje kuzana mugenzi we yari azi ko barashe. Umwe wemeraga Yesu yanze kumuhakana. Amaze kumuzana mugeze imbere, haleluya, amen, aratangara cyane, arumirwa. Barongera baramubaza ati Yesu na n'umwubu ntabwo wigeze umuvuga wowe? Ati nge sinamuvuze, nawe nzigera nanavuga, nta n'uwunzi, kandi mu basakuzaga bamuvuga niwe wa mbere wavugaga. Haleluya. Ariko abo turabamenyeye na Petero byamubayeho. Arangije kumwihakana bigenze gutyo, haleluya, birangira bafashe wa mugabo wavuze ko yihakana Yesu, barangije baramurasa birakunda. Bamaze kumukubita amasasu, bahita bavuga ngo bagiye kuyakubita na wa wundi wemera Yesu. Yego. Haleluya. Amen. We bagiye kumurasa, bajya bamutunga imbunda, urusasu rugasohokamo rwabaye amazi. Bamutunga imbunda, rugasohokamo rwabaye amazi. Bazamura umupanga ngo bagiye kumutema, iminkuba n'imirabyo bigakubita umupanga ukagwa inyuma yabo. Babigerageje inshuro zirenga 15, bamaze kubigerageza byanze, bahita bapfukamye imbere ya wa muntu wanze guhakana Yesu, abatuza agakiza, abatuza bega. Haleluya. Bemera Yesu nk'umwami n'umukiza wabo, iby'ubusiramu barabireka, iby'ubuheza nguni barabireka. Haleluya. Nta muntu nigeze mbona wigometse ku Mana, muzasome Bibiliya yose, byamuguye amahoro. Ikindi kintu gikomeye nshatse kugira ngo dusorezeho, Daniyeli uyu mu rwobo rw'intare yaragiye azengurukana n'intare, amaramo 3. Haleluya. Amaramo asenga, yajya aririmba ati tuzajya mu ijuru kureba bariyo. Intare ziti sikikiriza. Byagera nijoro imbeho yaza, haleluya, intare zikamushyiraho imigara yazo. Kumbi intare ziri mu masengesho, Imana yaramanutse ivugana n'intare, zibwira amagambo akomeye. Haleluya. Kubwo gusenga kwa Daniyeli twatangiye tuvuga ngo ese gusenga no kwinginga byakwirukana imigambi y'ababisha. Imana yaramanutse ivugana na Daniyeli amagambo n'intare, amagambo akomeye, yazibwira ati oya, uyu mugabo witwa Daniyeli durakunda kwiyiriza, nta kintu afite, nta nyama afite muri we. Haleluya, haleluya. Uyu muntu mwikirirwa mu mushinga amenyo yanyu mumurya ntacyo mwaryaho, ahubwo mukora mubanemo na hano nawe amahoro mumurinde, ahasigaye mu muha icyubahiro ategetswe cyangwa se asabwa. Ngiye nyuma yaho nzabahemba abantu batajya basenga, batajya biyiriza, babyibushye, bafite ibinure, bafite ibicece, bafite buri kimwe cyose, barya igitondo n'ikigoroba, bariye amafiriti na za makaroni, bariye inyama, bariye buri kimwe. Aho niho muzakura umunopfu. Yego. Intare ziti wi ziti ako nako niko. Haleluya. Amasengesho rero ziyakorana na Daniyeli iminsi 3 ishize. Imana itegeka umwami wa Dariya abura amahoro. Amaze kubura amahoro ngo abyuka mu cyakara ajya kureba Daniyeli, ngaravuga ngo Daniyeli umugaragu ukundwa, cyangwa se mugabo ukundwa, Imana yawe yabashije kukurinda. Yamubwiye amagambo akomeye ngo si Imana yari bubure kundinda gute. Haleluya. Imbere yawe nta cyaha mfite, imbere y'Imana nta cyaha mfite. Haleluya. Amen. Yari bubure kundinda, yategetse marayika wayo araza agira gutabumba iminwa y'intare. Ngo umwami asubirayo anezerewe cyane, ngo ahita ategeka ko Daniyeli bamukura mu rwobo rw'intare. Haleluya. Akimara gukurwa mu rwobo rw'intare, umwami yahise ategeka amagambo akomeye hano muri iki gice twariho dusoma cya 6:24. Arategeka ngo, ategeka amagambo akomeye, avuga ko abantu bose bagambaniye uyu Daniyeli, abagabo babo n'abagore babo n'abana babo n'imiryango yabo n'amatungo byose babijyane babijugunye hehe mu rwobo rw'intare. Ijambo riravuga ngo izo ntare zabasamiye hejuru ntibanaruhije bagera hasi. Zarabasamiye. Muri iyi minsi akagambane kariho, abakugambaniye, abakoze ibyo byose bazapfa, bazashira, intare zizabarya, aho bakwifurije kujya nibo bazahajya. Haleluya. Kandi nibamara kujya yo ntibazarushye bagerayo, intare zizabasamira hejuru. Kandi n'umwami Dariya azasigara, ntago azapfana nabo. Imana ibaho umugisha. Reka dusoreze aha, ndabakunda, data bishimire. Reka dusenge kugira ngo iri jambo rize kwinjira mu mitima yacu kandi rize guhindura byinshi. Imana ize kuduhara umugisha
murakoze cyane, ndabakunda. Uwiteka Mana yacu, ndagushimye ndaguhimbaje, nyemerera uduhe gukomera muri iki gihe dutenebutse, ibyago n'amakuba ni byinshi by'umukiranutsi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Nyemerera ntabwo ari twe, ahubwo abari ijambo ryawe rishinga imizi mu mitima yacu, ubwo abantu bahiye ubwoba kubera igitutu cya Goliyati, kubera gutera ubwoba na Goliyati, ariko aka kantu yageretseho ngo Imana yanyu ngo izagibwaho igisuzuguriro namwe ubwanyu iminsi yo kubaho kwanyu kose nimbanesha. Aka kantu niko katumye umanuka ugabiza Goliyati, Dawidi aramwica. Nyemerera muri iyi minsi rero natwe utugabize Goliyati, ibuka ushaka no gushima, mbisabye nizeye mu izina ryawe Yesu, amen. Murakoze. Mwakoze cyane n'abakunzi ba New Soul Church TV. Ijambo ry'Imana ryari riryoshye cyane kandi ikiganiro cyagenze neza cyane, kuko byagenze neza cyane, twabibonye imbaraga z'umwuka zari zihari. Twibutsa gukora, kwandika muri comment muduha ibitekerezo, ari inkunga cyangwa se igitekerezo, watwandikira muri comment ukatumenyesha. Ufite ubuhamya, ufite ijambo ry'Imana, wajya muri comment ukatwandikira, ukaduha nimero ya telefone tukazakwihamagarira, nawe ukazatugezaho ijambo ry'Imana. Tubasaba umugisha rero, nkwibutsa aho utarakanda kuri subscribe, nicyo gihe cyo kubikora cyane. Mu isegonda rimwe uraburangije ukanda subscribe. Imana iguhe umugisha cyane, dukomeze gukomera kandi dukomerere mu mbaraga z'umwami ndetse no mu bushobozi bwe bwinshi. Petero yabivuze neza cyane, aravuga ngo niba mwarasogongeye mukamenya neza yuko Yesu agira neza, nimumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranyijwe riba iry'igiciro cyinshi. Dukomeje kwegera Yesu rero, dukomeje kwegera Imana, nubwo turi mu bihe bigoye kandi biruhije abagenzi. Ni igihe cyo kwambara imbaraga.